uyu mukobwa ubona yitwa Betty. Uyu mukobwa afite papa we w'umukire, uyu mwana n'umwana w'umubakire bakomeye cyane. Nuko papa we rero yari afite kanseri ikomeye cyane, abona naramuka apfuye agasigira uyu mukobwa wiwe wari umwiyemezi cyane, wari umukobwa wiyemera cyane ku rwego rwo hejuru, kubera yuko papa we yari yaramudabagije, ari umwana wo mu bakire, ngira ngo nawe uri kubyumva. Nuko umunsi umwe ku munsi w'ubukwe papa we aragenda kuzanira umugabo usa nabi cyane, umusore usa nabi ufite ubwanwa utanogoshe usa nabi, ngira ngo mwe muramubona, amuzana ku munsi w'ubukwe abantu bose bateranye ngo ni uri buze kuza gushakana n'umukobwa wiwe. Abantu bose bari barahanga bose bakubitwa n'inkuba. Ese byagenze bite? Niki cyateye uyu mugabo gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ibi ngiyi nkuru yose uyirebe mpaka ku musozi wayo, irimo amasomo menshi y'ubuzima. Barakwereka umukobwa yari ahangaha ari mu bukwe, arangije aravuga ati njyewe ntabwo ndi bwemere gushakana n'uyu mugabo, njyewe sindi bwemere gushakana n'umuntu usa nk'uyu nguyu, umuntu usa gutya sinakemera gushakana nawe. Nuko papa we itaza aramubwira ati Betty urimo gukora ibiki? Ndavuze ngo ubukwe nibuhite bukomeza. Nuko umukobwa Betty atabwira papa aramubwira ati papa njyewe ntabwo ndi kumva impamvu uri gushaka kunkingira umuntu nk'uyu nguyu, umuntu ntazi, umugabo nk'uyu nguyu w'umunebwe utazi gukora usa gutya. Nuko papa aramubwira ati umva Betty, mbabara byibura ucunga amagambo yawe, gerageza muri aka kanya byibura uyu mugabo umwubahe, urabizi neza ko ibi bintu twabyumvikanye, uyu musore ugomba kumushaka ku nabi ni neza. Nuko Betty atabwira papa aramubwira ati ariko papa none se ni gute nimba wanamitiyemo ni gute yifata ukajya kunshakira umuntu nk'uyu nguyu usa nabi? Mbabara undebere byibura afata umwanya nawe umurebe, uyu mugabo ni umuhombyi, nta kintu aramira kuri iyi si, none murafata ukajya kunkingira umuntu nk'uyu nguyu utazagira ugira ikintu amarira. Papa yise amubwira ati birahagije Betty, ndavuze ngo nyubahisha ahangaha ahantu turi, ndashaka kunyubahisha kandi ucunga amagambo uri muravuga. Nakubwiye ngo nta yandi mahitamo ufite usibye gushyingiranwa n'uyu mugabo. Uyu mugabo niwe wenyine mahitamo yonyine ufite muri ubu buzima. Nakubwiye ngo nutamushaka ntabwo nzigera nkubara mu bantu nzasigira imitungo yanjye, rero ugomba gushaka uyu mugabo. Nuko umukobwa ahita amubwira ati none se papa ubundi ibyo ngibyo bizaba ryari ko mbizi bitazaba ubu ngubu? Nuko umugabo ahita amubwira ati nindamuka mpfuye nyagasani. Nuko umukobwa ahita abwira papa aramubwira ati papa ariko ibintu uri gukora ntago ari byo. Papa aramubwira ati umva nkubwire mukobwa wanjye, nta biganiro dufite ahangaha, nta biganiro tugomba kugirana. Umukobwa ahita avuga ati none ubu ngubu nakifuje ko wahita unapfa nonaha nyagasani. Abantu bari bari mu bukwe bahise bagiramo ubwoba arikanga. Nuko papa we ahita avuga ati nta kibazo dukomeze ubukwe. Umukobwa ahita avuga ati nta kibazo, ubwo harimo imitungo ndemera gushakana n'uyu mugabo, nubwo ari kunkuza isoni ariko ndemera nshakane nawe kuko nta yandi mahitamo mfite. Yahise anamucira nyagasani. Ndagira ngo kuri cyo naribe umukobwa uranga nta cyubahiro na kimwe afite. Nakubwiye ngo abana baba barakuze birira za bureba na mayonezi, ureba nawe kumuzanira umuntu nk'uyu nguyu. Ndebera bari bateguye ubukwe bwiza cyane, nubwo abakire, ngira ngo abantu bari kubona dekorasiyo iranga muri kubona ko abantu ari n'abakire nyagasani. Birarangira bite? Bivuze ngo uyu mukobwa uko byagenda kose agomba gukunda uyu muhungu ku nabi ni neza kugira ngo papa yazamuhe imitungo. Barakwereka bageze ahantu uyu musore atuye hasa nabi byahatari. Nuko umukobwa ahita abaza uyu musore amubwira ati ariko nizere ko papa wanjye byibura yanaguhaye amafaranga, kuko ndabizi yuko bitashoboka yuko papa wanjye ari umukire dufite amafaranga atanshingira umuntu nkawe byanga byakunda yaguhaye amafaranga kugira ngo uze ushyingiranwe nanjye. Umusore aramubwira ati oya ntabwo papa yigezamo amafaranga, nukuri njye naragukunze nabyemeye kubera yuko gukundaga. Umukobwa atamubwira ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, urabizi njyewe ibyo nkeneye urabizi neza, none ndebera nisanze ndi kumwe n'umuntu ntanazi ntazi ahantu yaturutse. Ese ubundi ufite inzu? Umuhungu aramubwira ati yego ndayifite, nimba ubishaka twagenda nkakwereka, ni hano hafi. Nuko umukobwa atabwira uyu musore aramubwira ati reka reka njye ntabwo najya kurara muri ako karuri kawe, aho kugira ngo ndare mu karuri ahubwo nakirarira muri hoteli, ahubwo reka nze ndebe kuri banki account yanjye ndebe ko hariho amafaranga ninazanya kuze nigire kwirara muri hoteli, nge ntabwo nararamo muri ranzu yawe nyagasane. Nuko umukobwa agenda yihungiza avuga ati ariko ahantu hari n'ibiheri, hari ibikoko byinshi biri kugenda binyurira nyagasane. Najya kuri cyo narebe. Umukobwa arebye kuri konte ye asanga amafaranga nayo ariho nyagasane. Atavuga uti ntabwo bishoboka, ibintu biki byagenze bite? Uzi ko papa wanjye yagenda konte zanjye zose araziboroka, ntabwo ibi bintu yabinkora, ubundi ni iki kiri kujya mbere? Nuko umusore ahita abwira umukobwa amubwira ati none se uraza tujyane mwereke mu rugo cyangwa uraguma ahangaha? Nuko umukobwa ahita amubwira ati none se ubundi hari ayandi mahitamo mfite? Ubwo nyine nta kundi biri bugende, nta yandi mahitamo
mfite, nta n'indi plan B mfite, ubwo nyine nta kundi turajyana. Nuko umusore atamubwira uti nta kibazo, ngankurikira rero tugende nkwereke mu rugo iwanjye aho nibera. Nyagasani, uyu musore ushobora no gusanga adafite naho yibera, gusa uyu mukobwa nawe afite amatsiko yo kumenya se ubundi uyu muhungu aba hehe. Yaramubwiye ati nkurikira ngenda nkwereka ahantu ntuye, ndabizi uraza kuhakunda. Umukobwa gusanga ahantu umwiyemezi ngo nta hantu bari, ngo arimo arumva udukoko turi kugenda tumwurira. Nyagasani, biraza kurangira bite? Barakwereka bari mu nzira, bari bageze aho uyu musore atuye. Nuko umukobwa arangije ahita avuga ati ntabwo nabyizera ko nateze bisi nambaye iyi myenda y'abageni. Nyagasani, bivuze ngo bari bateze bisi. Nuko umuhungu aramubwira ati ariko humura nawe wabibonye. Umukobwa ahita amubwira ati oya ndabizi, uzi ko uri umusazi, hari akana kambonye. Nuko umusore ahita amubwira ati okay, ibyo rero ni byiza kuba ari uwakubonye, no se ubundi sinagushatse, uri umugore wanjye. Nuko umukobwa ahita amubwira ati ndikumva ibirenge byanjye biri kundya, ubundi ni hehe utuye ko ibirenge bitangiye no kundya, ko ndi kubona ahantu duhagaze nta n'inzu ndi kubona. Nuko umusore ahita amubwira ati humura rega dore ngaho hariya twahageze. Nuko inzu yanjye ubundi itandukanye n'izindi nzu waba warabonye. Inzu yanjye ni kiriya kimodoka ubona gishaje gipakiye hariya hirya uri kubona hirya yawe. Nuko umukobwa ahita amubwira ati ariko nizere ko uri kunyinisha wa musore we. Nuko umuhungu ahita amubwira ati zise si inzozi zawe, ndabizi iriya niyo nzu yanjye yimba ari wari utegereje, dore n'iriya nushake nimba udashaka kwinjiramo nta kibazo waza kuba utegerereje hanze, ariko inzu yanjye dore n'iriya. Nyagasani, ndebera umukobwa, umuhungu nta n'inzu afite. Umukobwa yahise avuga ati ariko nizere ko ibintu biri kumba hari inzozi, nshobora kuba ndi kurota ntabizi. Nyagasani, biraza kurangirira umusore uranga ni umukene ku buryo yibera mu kimodoka, yagiye afata ikimodoka cyashaje akibamo. Nuko barakwereka umukobwa n'andi mahitamo yari afite usibye kuza kubana n'uyu musore. Barakwereka umusore yagiye akuraho ibyanwa aranoga, arangije aza yegera umukobwa. Nuko umusore abaza umukobwa aramubwira ati sibyo n'ibiki none wambaye? Nuko umukobwa aramubwira ati ushatse kuvuga iki? Ibyo nambaye iyi ngiyi niyo myenda yonyine nari mfite, nta yindi myenda nari mfite usibye iyi ngiyi yonyine. Nuko umusore arangije aramwitegereza. Nuko umukobwa atamubwira ati yewe aka gace nari nagafetse ariko ndi kubona byibura kagerageje kuba gafite isuku. Nuko umukobwa atamubaza ati nose kubera iki mu bukwe ubundi wari ufite umwanda, kubera iki waje umeze kuriya? Nuko uyu muhungu aramubwira ati njyewe rega buriya akazi nkora nako kugenda ntoragura imyanda. Umukobwa yarikanze aramubwira ati niko kazanga gaciriritse, ni ukuvuga nta wundi mwanya njya ngira wo kuruhuka, umwanya nari nabonye wari uriya, nisanze rero papa wampamagaye ngo nze hariya mu bukwe, nta yandi mahitamo nari mfite, rero nayisenza nirukanka vuba na bwangu kubera yuko mwubaha. Nuko umukobwa aramubwira ati yego ndi kubyumva, none se ni gute tugiye kujya rero twiyitaho tukajya tubona iby'ibanze urabizi ko tugomba gukora kugira ngo dutangire twiyiteho, nanjye ubwanjye ujye unyitaho nk'umugore wawe. Nuko umusore hanje amubwira ati yego yiga ibintu uri kuvuga rwose nibyo, ni ukuvuga ngiye gushaka utundi tuzi turenze kamwe kandi abizi ko nzajya mwitaho. Nuko umukobwa yahise amukora amubwira ati yego rero wibivuga amagambo ahubwo irukanka ujye gukora, ugomba kujya unyitaho, njyewe ndi umugore uhenze cyane, ugomba kujya unyitaho ukita no ku rugo, iby'ibanze byose tukabigira. Umukobwa ndebera ahantu bamuzanye, ese uyu mukobwa ahantu arabasha kuhaba? Ndagira ngo kuri cyuna ribe biraza kurangira bite? Umukobwa yatangiye kugira ibitekerezo byinshi, abonye umuhungu bagiye kubana akaza afite ngo nako gutoraguza imyanda. Ibaze nawe uyu mukobwa ni uwo mu bakire. Nuko umusore yaravuye ku kazi abwira umukobwa aramubwira ati sheri ndaje mvuye ku kazi. Nuko umukobwa arahaguruka aramubwira ati ntuzigere wongera kunyita sheri, ntabwo ngenda sheri wawe, ntabwo ngenda sheri w'inzererezi. Nyagasani. Nuko umukobwa ahita amubwira ati unyihanganire nyine ibi bintu urareba ntabwo ndabimenyera, rero ujye unyita icyo ushaka, ni ukuvuga ntabwo ngiye ibi bintu byo gushakana rega ndabimenyera. Nuko umukobwa ahita amubaza ati none se hari ikintu ukuye ku kazi, hari amafaranga ukuyeyo? Nuko umusore aramubwira ati yego sheri ibyo wansabye rwose nabizanye. Yakuyeho amafaranga, arangije umukobwa arayitegereza. Nyagasani. Hanje amubwira ati 500 yonyine, amadolari 5, urumva yakora iki? Nta kintu aya ngaya yakora. Izi kangaya nta na hoteli, niyo yaba ari hoteli iciriritse nta cyumba na kimwe yakodeshamo. Ibintu mana yanjye Nyagasani, ibintu ntabwo ndi kubyumva, wowe urenze no kubura umusabirizi. Nuko uyu musore ahita abwira umukobwa aramubwira ati ariko Betty kora iki nta cyizere ugira, umutima wawe uranduye kurusha imyenda yanjye nambara ibisa nabi. Nyagasani. Niko umusore yabwiye uyu umukobwa arangije amushugunyira amafaranga. Ndagira ngo kuri cyuna arebe, ndagira ngo ukurikire. Umukobwa arangije ahita ava mu rugo arigendera, abonye kubanga bitari gukunda. Nyamara uyu muhungu aramubwiye ati umutima wawe uranduye kurusha imyenda yanjye, byibura wakabaye uhinduka ukanyumvira, kubera
yuko ndi umugabo wawe, nta yandi mahitamo ufite usibye gukundana nanjye. Ese biraza kurangira bite? Birakuri ko umukobwa yavuye mu rugo agiye gushaka hoteli, ageze mu nzira ahita akubitana n'abashuti biwe, nuko umwe mu bakobwa ahita amuseka cyane, nanjye aravuga ati reba Betty, umwe mu bakobwa bafite umugabo utoragura imyanda, mbega ukuntu bisekeje. Abakobwa baramuseka, nuko umukobwa Betty arababwira ati mwarekeye aho ngaho kunseka, ko ibi ngibi namwe byababaho. Nuko uyu mukobwa ahita amubwira ati ndebera uracyambaye n'imyenda n'iminsi yose ishize, imyenda wajyanye mu bukwe n'ubu ngubu niyo ucyambaye, ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umukobwa ahita ababwira ati ibi ngibi biraza gushira, ibaze ko papa wanjye yifasha akansingira ikigabo nka kiriya gitoragura imyanda, uzi ko kidafite n'ahantu kiba, ibaze ko kiba mu imodoka yashaje iri ahantu hatanazwi. Abangaba barangije bahita bamuseka, ariko mbega Betty waguwe, Betty ni ukuri waraguwe, ndagira ngo ukurikire unareba. Abakobwa batangiye kumuseka, nuko umukobwa ahita ababwira ati ibyo ngibyo biranahagije, yewe nta n'icyo ngiye binambwiye, ubu ngubu nari ndi no kubashaka, nari ndi kubashakisha, ndi kwerekeza no mu nzira ijya mu rugo kugira ngo nitahire. Nuko ahita ababwira ati none se byakunda ko byibura mwanguza amadolari 50,000 byibura byo kugira ngo mbe nibereye muri hoteli, ayo mafaranga nzayabasubiza, n'ukuri papa wanjye azayabaha. Aba bahise bamushwanyuka, umwana wo mu bakire atangiye kuguza. Wahita babaza none se niki gisekeje mu bintu mbabwiye? Nanga baramushwanyutse. Nuko umwe mu bakobwa yamubwira ati ariko wamenye urwego uriho, wowe umugore w'umugabo utoragura imyanda, none wowe nta n'isoni ufite zo kuza kudusaba amafaranga abantu nkatwe? Nyagasani, urabizi ko 50,000 by'idolari kwitwebwe nta kintu, ibyo ngibyo n'udufaranga duke nta kintu bivuze. Nyagasani, uzigiye we byagutwara kugira ngo ayo mafaranga 50,000 byagutwara byibura imyaka igera muri 3 uri kugenda ukusanya, kandi nabwo ayo mafaranga utayakoresha. Baramusetse ngo kugira ngo abone ibyo 50,000 we n'uriya mugabo babana byabatwara imyaka 3. Umukobwa n'inshuti ziwe zitangiye kumwikaragaza mwanze. Ese uyu mukobwa arabigenza ate? Reba nawe ahagaze mu muhanda rwagati, gusa ngo yari ari gushaka amafaranga ngo ajye kwirira muri hoteli, ntiyarara muri kiriya kimodoka kimeze kuriya cyuriya musore. Arabigenza ate? Ahagaze mu muhanda rwagati. Nakubwiye ngo izi nkuru mujye muzikora like, ni ukuri nujya ureba inkuru nk'iyi ngiyi ukabona ni nziza irimo amasomo y'ubuzima, jya ukora like, nta kintu bitwaye. N'ubundi kureba iyi nkuru nukore like, ni ukuri nta kindi kintu budufashije. Mujye mwibuka gukora like. Nuko umukobwa yagarutse mu rugo iwabo, arangije aza ari kuvuga ati ngiye ubu ngubu ngiye gufata umwanzuro nsubire mu rugo, mbwire papa wanjye, mubwire yuko umugabo yamaye ari kumfata nabi, yewe yatangiye no kunkubita, kandi ndabizi yuko naramuka abonye yuko ndi umukobwa ubu ngubu udafite ikintu na kimwe wifashije ari wita anyumva. Umukobwa yanjye atangira gusambaguza imisatsi kugira ngo yerekane yuko umugabo yamukubise, papa we wamugirira impuhwe. Nyagasani, atangira no gusambaguza imyenda kugira ngo papa we ahita abona yuko umukobwa wiwe aho yagiye bitabaye amahoro. Atangira kuza mu rugo rw'iwabo, abonye kubana n'umugabo bitaba. Akigera iwabo asanga inzu y'iwabo barayifunze. Ngira ngo muri kubona biriya bintu by'umuhondo, turiya tuntu tw'umuhondo turi inyuma, ni utuntu bashyiraho twerekana yuko inzu baba bayifunze. Nyagasani, umukobwa aravuga ati ntabwo ndi kubyizera yuko papa wanjye yaba yaranereranye, none ubu ngubu tuvugana banki ikaba yamuteje ingaru. Nyagasani, ubu ngubu ndakora iki nimba na papa wanjye yanereranye bigeze aha ngaha? Bivuze ngo na papa wiwe inzu yiwe baragiye barayifunga, bayishyira muri cyamunara kubera umwenda wa banki. Nyagasani, ese ni ibyanyabyo cyangwa uyu mukobwa nigeragezwa arimo? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umukobwa yari abayeho neza, yageze no mu rugo iwabo asanga bashyizeho ibyapa byerekana yuko inzu yanafunzwe. Abari kubona turiya tuntu tw'umuhondo turi inyuma tuzengurutse inzu, nutwerekana yuko umuntu atemerewe kurenga hariya. Umukobwa yabonye nta yandi mahitamo, ubwo bivuze ngo arasubira kuri ya musore. Nyagasani, undebere uyu mwana w'umukire, ese arabasha kubahute? Yagarutse akigera mu rugo asanga umusore yicaye mu modoka, wibuka iyi modoka ni nayo babamo. Arangije amubwira ati mwaramutse. Nyagasani, afite n'isoni, ndabizi ntabwo nari mfite kongera kugaruka, ariko nta yandi mahitamo nari mfite, gusa umbabarire ni ukuri, nta yandi mahitamo nari mfite, nagerageje ndazenguruka nsanga nta yandi mahitamo mfite usibye kuza kubana nawe. Nyagasani, nuko arangije aramubwira ati nazengurukije amaso nsanga nta wundi muntu kuri iyi si mfite wambana nanjye, yewe na papa wanjye ufite amamiliyoni. Ubu noneho ndi kubyumva neza ko ndi umuhombyi, none atari we muhombyi. Ubu ngubu nta yandi mahitamo ufite usibye kubana nawe. Nuko umukobwa aramubwira ati ndabizi wenda ntabwo uri bunyakire ufunguye ibiganza ngo umpobere, ariko byibura nari njanga kugira ngo musabe imbabazi y'amakosa yose nagukoreye. Umukobwa nyamara yemeye guca bugufi, abonye nta yandi mahitamo, uyu niwe wenyine mugabo afite.
nuko umusore aramubwira ati, yamuzaniye umugati aramubwira ati, ariko ibyo byose uri kwibaza bishobora guhinduka. Niko umusore yamubwiye, byibura utangiye gukora ugatangira no gukora amafaranga byibura ku giti cyawe, tukabikora nk'umuryango tugafatanyiriza hamwe, ibyo byose byahinduka, wabasha no kuma agaciro. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umusore disi aramubwiye ati, ndagukunda. Niko yabwiye ijambo, niryo jambo yabwiye uyu mukobwa. Nyamara mwibuke neza uko ubuzima bwose bwamera, byanga byakunda hari umuntu ubuhari. Muri cya gihe abantu bose baba bagusize, imiryango ubona nta muntu n'umwe ukwitayeho, byanga byakunda hari umuntu ubuhari ku bwawe. Uyu mukobwa yabonye ko nta yandi mahitamo afite, aho yabuze umuryango we bamutereranye, nta wundi muntu wundi asigaranye usibye uyu musore w'umwana mwiza ufite umutima mwiza w'umukene. Barakwereka baraje bicara ahangaha, umukobwa atangira kujya barya ubusa, batangira gusangira ubusa, batangira disi gutangira kwitanaho. Umukobwa yabonye ko nta yandi mahitamo afite usibye gutangira kubana n'uyu muhungu. Barakwereka mu gitondo umukobwa ari kurya, yagiye kubona abona umusore arimo aramwitegereza. Nuko hanyuma amubwira ati, se uraguma wicara aho ngaho ukomeze kunyitegereza nta kindi gusa? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Arangije umuhungu aramubaza ati, uri kumva umeze ute? Umukobwa atangira kwiyumvira, aramubwira ati, nanjye ubwanjye sinzi ukuntu numva ameze. Nuko arangije amubwira ati, natangiye gutekereza uburyo papa wanjye situation ubu ngubu arimo birandenga, kubona papa wanjye ibintu byose yaratunze babimwatse. Arangije umukobwa aramubaza ati, ariko se ubundi wowe na papa wanjye mwahuye mute? Ni ukubera iki papa wanjye akwizeye cyane kurusha abandi bantu bose kuri iyi si ku buryo aguha umukobwa wiwe? Nuko umuhungu aramubwira ati, kera nyiri umwana natangiye kujya ntoragura imyanda, ariko kazi iwacu bakoraga nanjye nkajya nkakora, ubu mbona ndi imfubyi n'ababyeyi ngira. Nuko umunsi umwe naje guhura na papa wawe ari kuzenguruka mu mihana cyangwa se ahantu twari dutuye. Arangije ati kofi yiwe, amaze guta kofi yiwe, iyo kofi narayifashe ndangije ndayimusubiza. Niko umusore ari kubwira uyu mukobwa uburyo yamenye na papa wiwe. Arangije amubwira ati, nose ko wari ukeneye amafaranga kubera iki iyo kofi wongeye ukayisubiza papa wanjye? Niko umukobwa yabajije uyu muhungu, wumva umusore ukuntu yamubwiye. Arangije umusore amubwira ati, amafaranga ntagagura ubumenyi. Niko yabwiye uyu mukobwa, kandi kuba nta mafaranga icyo gihe nari mfite nari umukene, ntabwo ibyo ngibyo byamaga uburenganzira bwo kugenda nzenguruka ntoragura amakofi y'abandi cyangwa se niba ibintu by'abandi ngo kubera yuko ndi umukene. Ntabwo ubwo burenganzira nari mbufite. Nuko papa wawe rero yambonyemo ubushobozi, ambonamo kuba ndi umuntu w'inyangamugayo udakunda agasuzuguro. Arangije ambonamo nk'umuntu usanzwe. Arangije kuva uwo munsi ambonyemo ubunyangamugayo, yatangiye gutangira kuntera inkunga kugeza no mu bwoko buryo amu umukobwa we. Nuko Betty aramubwira ati, biratangaje rwose, njye nakubeshye ntabwo nari nzi ko papa wanjye ajya yita ku bandi bantu, ni umuntu ukunda kuba ari strict cyane ku bantu benshi. Nuko umusore aramubwira ati, oya, papa wawe niwe muntu, ni nacyo kiremwa cyiza nigeze mbona muri ubu buzima kuva aho navukiye, niwe mugabo w'umwana mwiza nabonye. Yaramubwiye ati, papa wawe yamfashije mu buryo bwinshi n'inshuro nyinshi ntabara muri ubu buzima. Nuko hanje amubwira ati, ahari ushobora kuba utanyibuka ariko njye ndakwibuka cyane. Kera njye najyaga nkubona uri kumwe na papa wawe, buri gihe uko mwabaga muri gutemberana wowe uragugenda umusaba ibintu byinshi, ngakugurira ibintu byinshi ngo kubera yuko wahora gushaka kuba uwurenze cyangwa se ugaragara mu bantu. Nuko umukobwa yanjye aramubwira ati, kera mama wanjye apfa nafatiye ubuhungiro mu kwifuza ibintu bya mirenge, niyo mpamvu rero papa wanjye nta kintu na kimwe atumvaga yama muri ubu buzima kubera yuko yabonaga yuko ari byo bintu byibura bima amahoro. Arangije akajyama buri kintu cyose namusabaga. Nuko umuhungu aramubwira ati, papa wawe ibyo bintu yarabimbwiye, anambwira yuko mama wawe yari umuntu rwose usanzwe kandi ngo byamubereye imburabahizi kubera yuko ntabwo yari afite uburyo wowe ubwawe azagutungamo kubera yuko mama wiwe yaragiye. Yabonaga rero ubundi buryo bundi bwo kuguspoilinga cyangwa se kukurira, ari uko yagombaga kujya guha buri kimwe cyose kubera yuko ntiyarazi uburyo azagutwaramo kubera yuko mama wawe yaragiye. Nuko umusore aramubwira ati, papa wawe rero nta kintu ntamukoreye kera nyiri umwana. Ubwo yatangiraga kumfasha, namwogerezaga imodoka, yewe nkaza nkakupakupa n'ibyatsi byo muri garden cyangwa se mu busitani bw'iwanyu. Niko uyu musore yamubwiye, ubyeyi bizo ushobora kubunyibuka. Nuko umukobwa ahita amubwira ati, rwose ndi kumva ndi kubyibuka, kera aragahungu kajya gakunda kuza mu rugo kagakoze cyane kakundaga gukora. Niko uyu muhungu yaramaze kumubwira, umukobwa yamubwira ati, ndumva ndi gusa nk'ukwibuka. Nuko umusore amubwira ati, nari nzi ko utanyibukaga. Umukobwa amubwira ati, ngiye ntabwo njya apfa kwibagirwa utuntu nk'utwo ngutwo.
nuko umukobwa akomeza kumubwira ati gusa ubu ngubu ikintu ntari gusobanukirwa ni iyihe mpamvu byibura ko papa wanjye yari ahari yanagusapotingaga wanze gukora akazi keza ukemera ko kujya gutoragura imyanda. Umva uko umusore yamusubije. Umusore arangije aramubwira ati ndabizi biteye isoni, gusa njyewe nakubeshye, nanga kurya imitsi y'abandi, nanga kubaho ubuzima numva buhenze kubera yuko kanaka anyitayeho, mba numva nshaka kuzamura ubuzima bwanjye ari njyewe ubwizamuriye. Nyagasani, mba nshaka kugera kure ari njyewe ubwanjye wabyivunikiye, mfite aho nabikuye hagaragara ku giti cyanjye. Uko ari kubivuga umukobwa atangira kugira isoni, arabizi ko ariwe bari kurasira. Niko umusore yongera amubwira ati unyihanganire, ni ukuri unyihanganire, ndabizi wenda nshobora kuba mvuze amagambo akomeretsa ariko ntabwo ari we narindi kuganishaho, nabyivugira ku giti cyanjye. Nuko umukobwa aramubwira ati oya wisaba imbabazi n'ubundi ndi kubyumva. Umusore azinga aramurasiye kubera ko yari kuvuga ati ntabwo yazamukira ku bandi. Umukobwa aramubwira ati ndabizi ntabwo njye byambabaza, njyewe ntabwo nzi ibintu byanjye ku giti cyanjye, nahoze ndi umuntu wari ushaka yuko bampa, njyewe ntazi kubyishakira, gusa byibura ndifuza ko uyu munsi bihinduka, ndifuza kubona akazi, ndifuza gutangira gukora amafaranga, ndifuza byibura gutangira nkagufasha nk'umugabo wanjye. Umugabo yatangiye guseka, arangira amubwira ati ubu ngubu muri aka kanya papa wanjye ni njye wakeneye, ndifuza byibura kumutera inkunga nkamufasha. Niko umukobwa yavuze. Nuko umuhungu aramubaza ati byibura se urashaka gufasha papa wawe? Umukobwa aramubwira ati yego ndashaka kumufasha kandi ndabizi ko nabikora, tukabikora njye nawe. Nuko umuhungu aramubwira ati yego nanjye nagufasha rwose, tukabikora tugafatanyiriza hamwe tukaba abantu bakomeye. Niko umuhungu yamubwiye. Umukobwa hano atangiye guhindura imyumvire. Uyu muhungu nakubwiye ngo hari umuntu mubana agatangira kuguhindura mu buzima gahoro gahoro. Uyu muhungu gusa umuhungu kuba ari kuganira ari ukuntu ari kwirebeshamo, sinzi iki impamvu uyu muhungu ari gusa nkaho ari kubeshya uyu mukobwa. Gusa uraza kumenya ku musozo w'iyi video, uraza kumenya uyu muhungu n'iki yaragamije. Umukobwa yakomeje kwirira umugati, gusa umusore yanakomeza guseka yishimye. Ni ukubera icyo umusore ari kwisetsa. Ndagira ngo kuri cyo unarebe, ndakubwiye ngo iyi nkuru ubirebe mpaka ku musozo wayo, barakwereka batangiye kwishima. Umukobwa hano akajya yambara imwe mu myenda y'umuhungu. Nyagasani, uko ari ahangaha akajya amubaza se shiri kubera icyo uri kunsekura umaseka iki? Ndi gukora uko nshoboye. Umukobwa hano ntabwo aratangira kumenya uburyo abakene babayeho. Nuko umusore amubwira ati byibura utangire ujye ukora cyane, kandi uyu munsi nakuboneye akandi kazi gashyashya. Umukobwa arikanga aramubwira ati birisiriye wamboneye akazi? Umusore amubwira ati yego ndumva koko nshobora kuba nakuboneye akazi, ni akaresitora kari hano hafi, rero nagira ngo ngende ngusabire akazi k'ubuseriveri utangire ugakore. Umukobwa yarishimye, umusore yamushakiye n'akazi. Nakubwiye ngo gahoro gahoro umukobwa yatangiye kwishima. Aramubwira ati none se ngiye kuzana nkora iki muri ako kabari? Nuko umusore hanjye aramubwira ati ugiye kugenda ujye uba umuseriveri, ujye unabakorera amasuku aho ngaho, kandi ndabizi yuko uzajya ubona udufaranga tuzadufasha aha ngaha, njye nawe tugatangira kwitaho. Ndagira ngo kuri cyo unarebe. Umukobwa arangije akajya abyumva akavuga ati okay nta kibazo, ariko se nta kundi nyine. Barapwereka sasa umukobwa yageze mu kazi, ageze hano asanga byari ugukoropa. Ndavuga ariko mana yanjye ibintu ntabwo ari byo nari ndi kwikekera ko ari byo ngiye gukora hano. Ashaka no kuruka umukobwa hano ni umutesi, atangira gufata umukoropesha avuga ati ariko mana yanjye ibi ntabwo bishoboka. Umukobwa arinda no kuruka, abonye akandi kazi ariko akazi aha ngaha n'ubwa mbere. Avuga ati ariko mana yanjye inzara zanjye n'amaverine yanjye agiye kuvaho. Nyagasani, umukobwa uri aha ngaha ni umwirasi. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Arangije aravuga ati okay nta kibazo, ndagira ngo utuze Beti, ndagira ngo utuze, ndabizi ko ibi ngibi wabikora. Arimo arihakanye bugabo kugira ngo atangire. Arangije aravuga ati ndabizi ko aka kazi nawe gafite imbaraga kurusha ibyiyumviro byawe, ngomba gukora ibyo ngomba gukora, ntabwo bigomba kumbuza gukora ibyo ngomba gukora, ntabwo ngomba kwita ku bantu. Nyagasani, umukobwa arimo ariha akanyamugara avuga ati ariko si ibi ngibi ndanabikora, uti ibi bintu ngiye biri no kunshanga. Nyagasani, akantu k'ubusirimu nikaramuvamo, gusa arabizi ko agomba kubikora kugira ngo arye. Nakubwiye ngo izi nkuru zijye zibasigira inyigisho ntukazirebe gutyo gusa. Nibutsa gukora like nshuti yanjye, izi nkuru kuzireba ntukore like nta kintu biba bimaze. Ujye yibuka ukore like. Gusa yabonye akazi kuri restaurant nziza y'abasirimu. Umukobwa yatangiye gukora, atangira no gukoropa. Ndagira ngo kuri cyo narebe, byanga byakunda agomba kubikora kugira ngo abeho. Umukobwa gusa uko ari guhandagura hanga ntago arabimenyera, arimo arabona nyine ubuzima ni ubuzima bushyashya, ariko nta yandi
mahitamo agomba kubikora kubera yuko ni kugira ngo abone amafaranga nyine we n'uriya muhungu we batangire babane. Gusa uko ari gukora agakomeza kugenda acunga inzara ziwe ngo arebe ko zanduye. Umukobwa uri ahangaha ni umutesi, agakomeza kwinukiriza ahangaha ibintu bamuhaye birimo biranuka. Nyagasani, umukobwa akaza ahangaha kamucanze. Wibuke neza uyu mukobwa yari umwana w'umukire ukomeye cyane. Ibaze nawe kuza ahangaha wenda basohokeye nk'ahangaha ukabona uyu mwana wari uzi arimo arakora akazi nk'aka ngaka. Nakubwiye ngo nshuti yanjye, ubuzima bwose urimo ejo bushobora guhinduka, nta bihoraho, nta bintu byiza bihoraho. Ejo uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo ukajya hasi. Izi nkuru zijye zikwibutsa yuko utagwiye kwisimbukuza cyangwa ngo wishyire hejuru. Umukobwa se wabonye akazi karangiye, hanze aravuga ati mana yanjye akazi kararangiye, mana yanjye rero umushahara wanjye wa mbere ndawubonye. Bibuka ahangaha bakorera ku masaha, uko usoje akazi niko bahita baguhemba. Narangije avuga ati nyuma na nyuma amafaranga ndayabonye. Hanze aramubwira ati ubu noneho reka nibaza aya mafaranga ndaza kuyakoresha iki, ndaje ntekereza icyo ngomba gukoresha amafaranga. Wibuke neza uyu mukobwa n'umwana wo mu bakire, ndagira ngo kuri cyo narebe ese amafaranga arayakoresha iki. Ese uriya musore yamubwije ukuri ko katoragura imyanda? Nuko anje aravuga ati ubu ngubu ngomba kujya gushaka papa wanjye. Niryo jambo yavuze ngo feri ya mbere agomba gufata amafaranga agatega akajya gushaka papa wiwe. Papa we waramukura hehe? Wibuke neza papa we bamuteje cyamunara, inzu barayimwaka, banki yamuteje cyamunara. Barakwereka umusore yarahagaze ahangaha kuri ya nzu yabo cyangwa se hahantu barara, ari imodoka, ni ikimodoka nyine gishaje biberamo. Nuko umusore yaraje, umukobwa arangije amubwira ati ewana sheri, uyu munsi wari umunsi ukomeye ariko nabonye amafaranga batwishyuye. Yatangiye disi kujya yasharinga n'umugabo wiwe. Nuko umusore amubwira ati nose amafaranga turayakoramo iki? Urashaka tujye kuyaguramo imyenda se cyangwa ushaka kujya gukoresha make-up no kuguramo inkweto? Umukobwa bitekerezaho. Nuko umukobwa amubwira ati oya, ntago ari byo nshaka, ndatekereza atari byo twakora, ahubwo njye ndashaka ayo mafaranga tuya papa wanjye, ndagira ngo kuri cyo narebe. Umusore aramwegera, atangiye kubona umukobwa atangiye kugira ubwenge. Nuko aramubaza ati kubera iki wumva wakora ibyo ngibyo? Nuko umukobwa aramubwira ati nyuma na nyuma ubu ngubu natangiye gutekereza uburyo papa wanjye yashyize imbaraga mu kuma buri kimwe cyose akitanga kubera ngiye, kubera kunkunda. Ndatekereza rero ubu ngubu ari isaha yanjye yo kugira ngo nanjye mwiture ibyo yankoreye. Nyagasani, umusore yahise asekamo. Nuko umusore aramubwira ati urareba rero hari ikintu nshaka kukubwira kimwe. Niko umusore yamubwiye. Ahari ndabizi narakubeshye, ariko nakubeshye ahantu papa wawe ari ndahazi. Gusa niko umusore yamubwiye ngo aho papa wiwe ari arahazi. Wibuke neza uyu mukobwa yavuze papa wiwe. Nuko nanone umukobwa amubwira ati siniteguye kumenya nimba nuramuka umubonye situation ari muri buze kubyakira. Umukobwa amubwira ati nta kintu ntakitegura kuri papa wanjye, nditeguye nta kibazo, we tugenda unyereka ahantu papa wanjye ari. Niko umusore yamubwiye. Ese papa w'uyu mukobwa ari hehe? Umukobwa yatangiye kugira ubwoba. Anje amubwira ati none se wahanwara none tukahita tuhajya? Niko umuhungu yamubwiye ati nta kibazo tugende, reka tugende tujye kumureba. Umukobwa yagizemo n'ubwoba, aramubwiye ati sinzi kuri buze kubyakira, gusa papa wawe ari ntago bimeze neza. Umusore agiye kumutwarayo, ndagira ngo kuri cyo narebe. Yamuzanye mu bitaro, ndagira ngo kuri cyo narebe. Umukobwa yaje yirukanka afite ubwoba, aje kureba papa wiwe. Baramubwiye ngo ari mu bitaro. Ese biraza kurangira bite? Umukobwa yageze mu bitaro, atangira kuza ashaka ahantu papa wiwe ari. Bari bamubwiye yuko ari mu bitaro. Ageze ahangaha ari gukomeza gushakisha mu byumba yamuguyeho. Aramubaza ati papa ni iki kijya mbere? Ndagira ngo utsobanurire niye mpamvu uri ahangaha. Nuko papa we yaramurebye. Oh Betty, mana yanjye, none se urimo urakora iki ahangaha? Ninabwiye uriya musore ndamubwira ati ntagire ikintu na kimwe akubwira. Sinashakaga yuko umbona muri ubu buryo, sinifuzaga yuko wa mukobwa wanjye umbona muri ubu buryo. Nuko umukobwa yamubaza ati none se papa kuki utigeze umbwira yuko nta mafaranga ugifite, yewe n'ubu ngubu unarwaye, nari kuba naragufashije? Nuko umugabo aramubwira ati umukobwa wanjye, ntabwo nagira ngo ubone papa wawe ari gutsindwa kubera uburwayi, sinifuzaga yuko ubibona. Niko papa yamubwiye. Ntabwo nashakaga yuko umbona muri situation ndimo, kubera yuko sinashaka gukura umutima. Nagombaga gufata undi muntu akaba ari utangira kunyitaho, ari we mugabo wawe. Nyagasani, unyumvire umupapa uranga kuki yabikoze? Nuko arangije aramubwira ati papa wakoze amakosa, uriya mugabo wamaye n'ubundi yarasigaye antinya kubera yuko yabonaga yuko ndi umwana wo mu bakire. Nuko
yanze kuza, gusa sinzi impamvu yanze kuza ahangaha ngo tuze tukurebe, gusa ndahangaha kugira ngo usabe imbabazi papa, niko umukobwa yamubwiye. Nari nje ahangaha kugira ngo usabe imbabazi papa, ndabizi nakwifurije gupfa vuba, ariko ubu ngubu ndabizi ko nakoze amakosa igihe twari turi mu bukwe. Ndagira ngo byibura ubeho, ugumane nanjye urebe uburyo ngiye gutera imbere nkagera kure, byibura ubibone ndi gutera imbere. Nuko umugabo aramubwira ati umukobwa wanjye mutoya narakubabariye, ni ukuri nanze kuguca intege mu minsi yanjye ya nyuma kugira ngo utazamona ndi gupfa. Nuko umukobwa amubwira ati nose papa nibicyo uri kuvuga, ubu ngubu nabasha gukora akazi kose kariko kose, yewe nangaha muri ibi bitaro nkabasha kukwishyurira amafaranga, wigira ikibazo ndahari kubwaye papa. Nuko umugabo ahita amubwira ati oya bireke, umugabo wawe azishyura amafaranga yose. Nuko umukobwa araseka amubwira ati oya, umugabo wanjye ntabwo yabasha kwishyura amafaranga yose. Kumbe umugabo wiwe niwe dogiteri w'ibi bitaro. Nyagasani, umugore yari yikanze, umugabo wiwe amubwira ati kubera iki wambaye itaburiya y'abaganga, ibi ni ibiki? Nuko arangije umusore aramubwira ati papa wowe yaje ahangaha mu bitaro ansaba ubufasha, yacitse intege abona byose byamurangiriyeho, abona asigaje iminsi mikeya, yifuza umuntu uzamusigarira ku mitungo yiwe. Yansabye rero ko niyambura ubu buganga nkigira umuntu usabiriza kugira ngo ampe umukobwa wiwe, bivuze ngo baramubeshyaga kuva na mbere. Nuko umukobwa aramubwira ati ntabwo bishoboka, iki gihe cyose warambeshyaga. Umuhungu aramubwira ati oya ntabwo ariko bimeze, ntabwo nigeze mubeshya, ibintu byose nakubwiye byari ukuri, gusa papa wawe yaramfashije, nanjye ndangije nkora imyaka yose y'ubuzima bwanjye kugira ngo ngere ahangaha, gusa nari mfite amafaranga, gusa papa we niwe wakomeje kujya umfasha, ni nayo mpamvu nanamushimira imbere yawe. None kubera ibintu yamfashije, biriya byose nakubwiye by'uko ndi umwana w'imfubyi byari ukuri, gusa naraje ndakora mba umuganga. Nuko umuganga aramubwira ati Betty wanjye, ndabizi yuko nta wundi muntu wari ugukuriye muri ubu buzima usibye uyu musore. Uyu musore niwe muntu nigishije kubaho nta mafaranga afite, yaramfashije, mbona yuko ari umuntu w'inyangamugayo, mbona yuko akwiriye kuzabana nawe. Rero nk'umuntu w'umiliyoneri nabonaga nta rindi geno n'ubutunzi bukomeye nagusigira usibye kugusigira uyu mugabo ukwitayeho, uzakwereka uburyo ibintu byose bigenda. Nuko umukobwa yasabye imbabazi papa wiwe, hanje amubwira ati papa unyihanganire umbabarire, kandi nawe warakoze cyane, uri umugabo w'intarumika, uri umugabo ukomeye cyane mu buzima bwanjye. Nuko uyu musore wanje amubwira ati papa wawe niwe wakomeje kumfasha ubuzima bwanjye bwose, yandebye mu bukene bwanjye, byibura nta kindi kintu nari mfite kumwitura usibye kumukorera ibyo yansabaga, narabikoze rero. Nuko hangije arababwira ati munyihanganire, mfite abandi abarwayi benshi barimo ahangaha banegereje, byibura ndongera ngaruke ndahita bavugisha. Nuko agiye kugenda umukobwa arangije aramutangira amubwira ati warakoze ku bwa buri kimwe cyose, wanyigishije amasomo y'ubuzima. Nuko muganga aramubwira ati ntago ugomba kunshimira, ahubwo nabikoze ku bw'ishema ryo kugira ngo nzahe icyubahiro uyu musaza. Nuko arangije aramubwira ati ibyo papa turaza kubivugana nyuma, gusa watumye ubuzima bwanjye, kimwe mu gice cy'ubuzima bwanjye gihinduka. Ubu ngubu nzi ko nakiyitaho kandi nkahindura ubuzima bwanjye binyoroheye, byibura kuba nabasha kubikora byose byatewe nawe. Mbere najyaga numva ntabasha kubaho nafite umuntu ungaragiye cyangwa umfasha, nuko ibyo byose rero nabigezeho kubera wowe. Nuko arangije aramubwira ati nishimiye umuntu ndi guhinduka mba, nishimiye uwo ndi kuba, nishimiye icyo nahindutse nkaba cyo kubera wowe. Uri umuganga mwiza kandi uzahora uri umuganga mwiza, wambereye umuganga w'ubuzima usibye no kuvura abantu, kandi ubufasha bwose waduhaye ndakwizeza yuko nzabukwitura nkubera umugore mwiza. Nyagasani undebere, nakubwiye ngo izi nkuru zijye zibasigira amasomo. Uwo wari umukene wamubwiye ko atoragura imyanda, yaramubeshyaga, yari umuganga, ibyo bashakaga babigezeho. Nyagasani, nuko umugabo ahangaha itabaza umukobwa aramubwira ati Betty nukubera icyo ufite emosiyo nyinshi. Nuko umukobwa aramubwira ati papa simbizi, gusa numvaga nshaka kubwira umugabo wanjye ibintu byose mwiyumvamo, ntumbwira uburyo mukunda. Nuko aramubwira ati mfite ubwoba bw'uko ashobora akanyanga ngo kubera yuko ngo ndi umukobwa waturutse mu bakene wangiritse. Nuko umugabo aramubwira ati oya biratandukanye, genda. Aramubwira ati arabizi neza ko uri umukobwa w'imbaraga kandi
atandukanye n'abandi bantu bose ushobora kwiyitaho. Amubwira ati nawe ubwiwe ari mu rukundo cyane rukomeye nawe aragukunda, rero wigira ubwoba bw'uko atazigera agukunda, genda ubigerageza amahirwe. Umukobwa aramubwira ati nibyo se arankunda? Nuko umugabo aramubwira ati, cyangwa se papa aramubwira ati yego, ubushize yaje ahangaha atangira kunganiriza ibintu byose ukora, kaba kwitayeho ko yatangiye kujya agutekereza kenshi cyane. Nuko arangije umugabo akomeza kumubwira ati yavuze yuko agiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo azagutsindire ubu wiwe. Umukobwa yarishimye, arangije aramubwira ati ibyo byose azi uburyo azabikoramo kandi arabizi yuko azagutsindira ukaba uwiwe. Nyagasani, umukobwa yarishimye. Nuko arangije umukobwa aramubwira ati papa, kubera uriya musore ngenzemera mbe muri kiriya kimodoka abanyemo nanjye, kandi ndabizi yuko nyuma na nyuma nzishima. Nuko umugabo aramubwira ati rero se utekereje iki? Genda umwegere umubwire uburyo umwiyumvamo byose ubimubwire, genda yirukanke ahubwo kubera n'ubu ngubu ugenda ubimubwire, genda umubwire ko umukunda mukobwa wanjye, yamukoze mu kiganza. Uyu nguyu disi umukobwa yari afite ubwoba bwo kugenda ngo abibwire umuganga kubera yuko yumvaga yuko umuganga arabita mwanga. Gusa papa we yaramubwiye ati genda umubwire yuko umukunda. Disi umusaza hano yatangiye kwishima, arabizi ko ari mu minsi ya nyuma, ariko byibura umukobwa we kumusigira uriya mugabo byamushimisha. Bagize ahangaha barakubitana, bamaze gukubitana umukobwa aramubwira ati unyihanganira ikintu nashaka kukubwira. N'uyu ngo aramubwira ati ikintu nashaka kukubwira. Umuhungu ahita amubwira ati okay nta kibazo banza. Uyu ngo aramubwira ati okay nawe banza. Umukobwa atangira kugira isoni. Nyagasani, nuko umuhungu arangije amubwira ati tumeze nk'abantu b'abasazi n'ukuri. Yahise amusoma. Nyagasani, ataragira ijambo avuga yahise amusoma. Nakubwiye ngo nuko urukundo ruza nyuma na nyuma disi bahise bakundana. Yaramusomye, ahangaha nta kintu biba bitavuze, ubu ngubu bimubwiye. Nuko umuganga yanjye aramubwira ati nifuzaga kukubwira ko Nyagasani, umuganga aramubwira ati nifuzaga kukubwira ko nishimiye buri kimwe cyose wankoreye ku buzima bwanjye, warampinduye. Nifuzaga yuko kiriya kizu tubamo nakibanamo nawe ubuzima bwanjye bwose. Ndishimye, ndifuza gutangira gufasha papa wanjye, nkamufasha ibintu byose n'ubuzima bwiwe bubi bwose ari kubamo, nkamwifuriza nkabana nawe mu buzima bwe bwose. Nuko umusore wanjye amubwira ati ibyo bintu uri kuvuga uri shuwa? Nuko arangije amubwira ati ibyo bintu ariko bishobora gukomerera umuntu nkawe. Umukobwa ahita amureba aramwitegereza, bishobora kunkomerera? Nuko umusore amubwira ati oya humura nari ndi kugukinisha, nabonye uburyo uri umugore w'intarumikwa uzi gukora cyane, ushobora gukora buri kimwe cyose kubera umuryango wiwe, rero simushidikanyaho ko wabikora. Amubwiye yuko ashaka gutangira kujya yita kuri papa wiwe, akamwishyura buri kimwe na hoteli yiwe yafunzwe akayimufunguriza. Umukobwa yakomeje kumushimira, aracyamushimira buri kanya, amubwiye ati warakoze n'ukuri kuba warabikoze byose. Disi byibura mu buzima uyu mukobwa yabayemo bw'ubukire, yabonye umusore umukunda kandi umwishimiye. Umusore utaramukundiye kubera amafaranga, bakomeje gukundana. Bizarangira bite? Ni nuko nk'uko inkuru yacu igenze, gusa ntabwo irarangira uyirebe mpaka ku musozo. Umusore hano yakomeje kwishimana n'umukobwa. Murabizi abazungu bo nta magambo menshi, byibura buriya kuntu abamusomye nyine babimubwiye biba birangiye. Mwibutsa gukora like inshuti yanjye, mukore like kandi mujye mutanga comment, mushyira n'udutima twinshi muri comment mutubwire yuko izi nkuru mwazikunze. Barakwereka sasa umukobwa papa we yaje gupfa. Nyagasani, umusore yaje yirukanka abwira Betty, aramubwira ati Betty basi ndakwinginze sorry wihangane, ibi ngibi natwe byadushenguye umutima. Papa we yaje kugira ngo arapfa. Yamurebye mu maso umusore, papa wiwe indwara yaje kumuzengereza agera ngo arapfa. Arangije umusore yaramurebye abona nta yandi mahitamo. Arangije umusore aramubwira ati ese urumva wishimanye kuza abana nanjye ubuzima bwanjye bwose? Nuko umukobwa aramubwira ati yego ndabyishimiye kandi warakoze cyane, byibura kuba warabaye na papa wanjye mu burwayi bwiwe n'ibibazo byose yari afite, kandi kubera wowe nabonye ko ari akazi ubyibuke. Rero mfite impamvu nyinshi zo gushimira no kugukunda, ndagira ngo kuri cyo narebe. Umukobwa yaje guhinduka. Nuko umukobwa akomeza kubwira uyu musore amubwira ati ariko kugeza n'ubwo sindamenya impamvu bahise bamakazi, ntanavuganye na nyiri iriya resitora. Nuko umusore arangije aramubwira ati nuko namwumvishije yuko uri umukobwa uzi koza ibyombo kandi wita kuri buri kimwe w'umukozi ukomeye cyane. Nuko umusore arangije aramubwira ati kandi
kagasomye wigeze kumuha igihe wamusomaga byahise bituma kwiyumvamo cyane. Nyagasani ahita yikanga, ahita yumva ko atari uwundi muntu bari kuvuga ari uyu nguyu. Umukobwa ahita yikanga amubwira uti bureka gatoya, none se ibyo ni bice ushatse kuvuga yuko byari binkwiriye? Umusore hanyuma amubwira ati yego ndabizi ibintu byose byari bigukwiriye wa mukobwa we. Umukobwa ahita amubwira ati mbwiza ukuri nicyo uri gushaka kuvuga. Umusore amubwira ati hari riri banga nigeze kuguhisha ntakubwiye. Nyagasani ni njyewe nyiri biriya bitaro wabonye bihenze papa wawe yararwariyemo. Nyagasani umukobwa yarikanze atangiye kumenya andi mabanga kuko umusore ari umubiriyoneri. Hanyuma amubwira ati mfite ubuzima buhenze, mfite n'ibintu byinshi nagezeho wa mukobwa we naguhishe ntakubwiye, n'ira resitora ni iyanjye. Nyagasani niyo mpamvu tugeze uvugana na nyirayo kubera yuko yari iyanjye. Nuko hanyuma amubwira ati nagira ngo ubwire yuko wa mukobwa kuva waza mu buzima bwanjye nahindutse nka bundi muntu, ndashaka kuba wandiwe kubera wowe turi kumwe, ndashaka ko buri gihe buri bintu byose nagezeho nshaka kubibanamo nawe, ndagukunda, nagiye mu rukundo nawe kandi ntabwo mbikoze kubera ibintu mfite, ahubwo mbikoze kubera urukundo ngukunda, kubera umukobwa wahindutse utakiri wa wundi. Nuko ngaho amubwira ati ndi uwundi narahindutse kandi abizi ko ninkora cyane uzabona ko ndi umugore wahindutse. Gusa njye hari ikintu nari kumva, ntabwo ndi kubyumva ukuntu umuntu nkawe w'umukaritasi yaba ari nyiri biriya bitaro. Batangiye guseka. Nuko aramubwira ati wa muhungu we ubungubu nize yuko amafaranga hari ibintu atagura, ntashobora kugura ibyishimo n'ibyiyumviro byawe ufite mu mutima. Yo umukobwa yamenye ko uyu musore bakundana niwe nyiri biriya bitaro, ni nawe nyiri iriya resitora uyu mukobwa yari asigaye akoramo. Niyo mpamvu ngo ajya kuyikoramo ntabwo bigeze bamuha umuntu, cyangwa se nyiri iriya resitora ntiyigeze avugana nawe. We yageze yagiye kubona atangiye gukora akazi atazi nuko byagenze. Uyu musore niwe wari wabikoze. Uyu musore bivuze ngo ibi byose babikoze kugira ngo bahindure uyu mukobwa abo undi muntu. Yo nuko nkuko tugasoje, mwibutsa gukora like, comment ndetse na subscribe. Izi nkuru mujye muziha abandi bantu muzi babibone biyemera cyane kugira ngo dutangire tujye tubakangura.